gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Nirani yaramaze kwambika Kiara impeta. Aha yaramaze kumusaba ati se wanshyingirwa, ese aho ubuzima nsigaje kuri iyi si njye nawe twabumarana. Twasize Kiara amaze kubyemera, ndetse ahangaha yaratunguwe cyane. Munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri. Kiara agira cyane akitegereza Nirani umureba, avuga ati babe wantunguye pe, mu buryo ntatekerezaga, mu buryo ntimajinagamo ko bishoboka. Just twari twaje hano mu butembere, ako nyine ntago nespectingaga ko nyine ibi bintu bishobora kubaho. Ni mu gihe tumaze igihe nawe tuziranye, yego nibyo turakundana ndagukunda, ako ntago nespectingaga nyine ko wantungura nyine in this way. Nirani ahera ko afata ibiganza bya Kiara avuga ati I love njye nawe turakundana. Ibintu byose iyo bitinze birapfa. Ntabwo rero njye mfite gutegereza, no. Reka njye nawe dushyingiranwe, ahazaza hanjye nawe tuzahubakana turi kumwe, sibyo se mukobwa mwiza? Kiara aramwenyura akabwira Nirani, akamubwira ati babe ndumva mpereye ko ngira icyifuzo kano kandi cyo kugira icyo mvuga, kandi nakubwira icyo umutima wanjye uhorana n'icyo uri gutekereza. Ntabwo navuga ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ahubwo nuko buri munsi umpa impamvu yo kugushimira. Ahantu hose njye nawe twatemberanye hari heza, ariko ahangaha hansigiye urwibutso rwiza rutazigera rusibangana. Saha honyine nzajya nibuka, nzajya mpora iteka nibuka uburyo wamfashe akaboko tugatambuka, ariko ukantungura mu buryo budasanzwe. Ibi bihe nzahora bipfumbatishije mu mutima wanjye. Urukundo rwawe ni Imana ikomeye kuri njye. Niba hari umuntu nshimira kuba yaraje mu buzima bwanjye ni wowe. Niba hari umuntu nifuza gukomeza kubwira amagambo meza no kwereka urukundo buri munsi ni wowe. Wibare kuba uri wowe, wibare kuba unkunda, kandi wibare kuba waratumye umutima wanjye wongera kwizera urukundo. I love you more than words can explain. And I pray that God continues to bless what we are building together forever.
ntatekerezaga, ariko nabura wanzaniye akamwenyu mu maso. Ndashima Imana kandi muranshima Imana buri munsi, buri saha, buri munota na buri segonda kuba yarakuzanye mu buzima bwanjye. Hari abantu bahura n'ababo bakabona ko kuko bahuye n'ababo, gusa njyewe ntabwo mbona nkaho nahuye nawe gusa, ahubwo nkubona nk'Imana, Imana yampaye. Kuba uri mu buzima bwanjye byonyine ubwabyo niyo mfunze amaso gusa ndimo ntekereza ku migisha yose mfite, niwe muntu uza bwa mbere mu mutwe wanjye. Wibare kubw'ibyishimo umpaye kano kanya, wibare kuba unkunda uko ndi, impamvu ituma nseka kenshi. Uri umwe mu mpano impano nziza Imana yampaye. Milan, ndagukunda uyu munsi, ejo hazaza, ibihe byose biri imbere, kandi nzakomeza kugukunda. Aherako abwira Kiara akavuga ati my queen, hari byinshi nkunda kukubwira, ndetse tuganira byinshi kenshi, ariko ndagira ngo mbanze nkubwire ngo wibare, nawe wibare ko warinjiye mu buzima bwanjye ukawuhindura bwiza kurusha kuva twamenyana. Buri munsi uba ufite impamvu yo kumwenyura kwanjye nanjye. Wanyeretse ko urukundo rw'ukuri atari amagambo gusa, ahubwo ari ukwitanaho, kubahana no kubana neza. Aha hantu twazanye nanjye yansigiye urwibutso rwiza. Ntabwo ndi kwibuka byose byabereye aha gusa, ahubwo ndi kwibuka uburyo wasekaga, uburyo twatangiye tuganira ufite ibyishimo. Ibyo bihe byanzamuriye amarangamutima cyane, bituma ndushaho kugukunda. Nkunda umutima wawe, uburyo witwara n'ukuntu utuma numva ndi umuntu ufite amahirwe. Iyo ndi kumwe nawe numva amahoro n'ibyishimo, umutima wanjye bitagereranywa. Wibare kunyizera no kunyereka urukundo. Kandi wibare ko nta munsi ujya ushira utambwiye ko ndi uw'agaciro, kandi nawe uri uw'agaciro kuri njye. Nzahora iteka mparanira kandi nifuza kukwereka urukundo. Nzahora iteka nkwitaho kandi nkurinde gushoberwa, kandi nkurinde kurira uko nshoboye. Ndasaba Imana gukomeza kutuyobora ndetse igakomeza kubaka urugendo rwacu, kandi duhe imbaraga no kugumana mu bihe byose. Ndagukunda cyane Mana, kandi nzahora nshima Imana kuba yarampaye umuntu mwiza nkawe. Uri impano nziza nagize mu buzima bwanjye. My beautiful
beautiful queen. Sinzi niba amagambo ashobora gusobanura neza icyo uri cyo kuri njye, ariko basi reka ngerageze. Hari abantu bahindura umunsi wawe, ariko hari n'abahindura ubuzima bwawe. Wowe wabaye umuntu wahinduye ubuzima bwanjye kuva umunsi twahuye. Umutima wanjye wabonye amahoro n'ibyishimo nari narigeze numva na mbere. Wibare kuba unkunda ukawundi, wibare kunyihanganira iyo ngize intege, ukansekera iyo mbabaye, ukampa icyizere iyo numva nacitse intege. Kuba ngufite mu buzima bwanjye ubwabyo ni impano ntazigera mfata nk'ikintu gisanzwe. Nkunda buri mwanya tumarana, buri segonda, ndetse na buri rugendo rwose dukorana n'urwo twakoranye uyu munsi, buri kiganiro twagiranye ndetse n'icyo tugiranye aka kanya, buri byishimo twasangiye byubatse urwibutso ruzahora ruri mu mutima wanjye. Niyo twaba turi ahantu hasanzwe babe, iyo turi kumwe hahinduka ahantu hihariye. Ndagushimira kuko watumye menya ko urukundo rw'ukuri ruri mu kubahana. Ndetse buri munsi ndasenga Imana ngo ikurinde, ikomeze kuzuza amahoro n'ibyishimo. Ndifuza kuba ari njye muntu uzahora iruhande rwawe mu bihe byiza no mu bihe bikomeye, nkagufata ukuboko nkakwereka ko utazigera uba wenyine. Niba hari icyo nifuza kukubwira buri munsi ni iki: ndanyuzwe kuba ngufite, nkunda kunyubaha, uri uw'agaciro kandi uri umwe mu mpano nziza Imana yampaye. Ndagukunda uyu munsi, ejo n'igihe kizaza cyose, kandi buri munsi uko umunsi uzajya ushira nzajya ndushaho kukubona, numve ndanezerewe, kandi nzajya ndushaho kubona impamvu yo kongera kugukunda. I love you with all my heart, and if I had another life, I would still choose you again and again forever. Sometimes njya nicara nkamwenyura ndi njyenyine, ariko my love, my queen, njya nibaza impamvu umutima wanjye uhora wishimye, nkakunda kumva nshaka kumwenyura nta mpamvu igaragara, ariko igisubizo kano kanya ndi kukibona. Ni wowe mukunzi ubaruta bose. Ntabwo nkundisha ubuzima kubera ibintu byinshi uba wampaye, ahubwo nkundisha ubuzima kubera ko nkunda. Iyo uri hafi yanjye numva amahoro, iyo uri kure yanjye umutima wanjye wari utekereza kongera kukubona. Hari abantu bazi ko urukundo ari amagambo meza, njye mbona urukundo ari wowe. Uburyo unyitaho, uburyo untega amatwi, dore kano kanya uri kumwenyura, byonyine biri kunyereka ko ndi umuntu w'agaciro mu buzima bwawe, kandi nawe uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. Aha hantu
ansigira urwibutso rwiza, kabone niyo nazahagaruka ni njyenyine, umutima wanjye iteka uzajya uhera kubona ishusho yawe, ndetse uzajya uhera ko wumva ijwi ryawe, uzajya wibuka inseko yawe nziza ndi kubona. Ibi ni ibihe bidasanzwe ntazigera nibagirwa. Sinzi icyo nakoreye Imana ngo impe umuntu nkawe, ariko buri munsi mpora nyishimira. Imana ikomeze kugutiza impagarike n'ubugingo, iguhe guhora useka iteka, kandi niba bishoboka Imana nanjye ijya impa impamvu yo kuba ari njyewe, impamvu y'inseko yawe ubuzima bwawe bwose. Yego ntago ndi perfect, yewe nshobora no kuzakosa, ariko hari isezerano rimwe nshobora gutanga, nzakomeza kugukunda n'umutima wanjye wose, nubahe nkwiteho kandi urwanire igihe cyose bizaba bikenewe. Iyo ndi gutekereza ku hazaza, sintekereza ku hantu nzaba ndi gusa, ntekereza ku kuba nzaba nkureba useka, tugendana hamwe, twubakana inzozi zacu, kandi dushimira Imana yaduhuje. Niba hari ijambo rimwe rishobora gusobanura icyo uri cyo kuri njye, ni ijambo umugisha. Kandi rwose isengesho rimwe mpora nsenga buri munsi, nuko Imana yakomeza kurinda urukundo rwacu. Ndagukunda birenze uko amagambo yabivuga, kandi umutima wanjye uzahora uhitamo wowe, uyu munsi, ejo n'iteka ryose. Uri ibyishimo ntigeze ntekereza ko nzagira nabura umunsi umwe, ariko right now ndishimira ko ibyo byishimo nabura byagize gutya bikanzira mu buzima. Abantu bari aho ngaho bose bahera ko bakoma amashyi. Ndetse ukabona bishimiye amwe mu magambo abo bombi bahoze babwirana. Nilani ahera ko ahobera Ayla, ukabona ibyishimo ni byose. Aho ngaho uko amasaha aragenda akicuma, ibirori bikarangira, Ayla agira atya akajya kureba Sky. Agishika mu rugo kwa Sky akubitana na Joram. Ubona afite ibyishimo, asa naho afite ibintu byinshi ashaka kubwira Sky. Agikubitana na Joram aramwitegereza akavuga se ko mbona ufite ibyishimo byakurenze, byagusaze, bigenze bite? Hari umuntu ukugabiye inkara? Hari umuntu muhuye mu muhanda akugabira inka? Ayla ati Joram, I'm so happy. Ntabwo nzi uburyo nabivugamo, byandenze. Mana yanjye, sinzi n'ahantu nabihera. Gusa nyine ndumva ufite ibyishimo gusa. Uramatika agira inkuru. Ibyishimo se byaturutse?
nanze ego Yesu wanjye none se what's missing se nagize nkubwira ko ari ikintu kiri ku missing k'ibintu byose byuzuye ahubwo biruzuye birasendereye mana we akari ntago warebye ku kiganza cyanjye ikintu uri kubonaho gishya turamati numbwire bagupropose ugiye gushyingira ufite umuntu wagupropose that of course ntabwo uri kubibona amahera karaka batkurakaye propose nyine gusa ntabwo bikunejeje ntabwo byishimiye turamati I like Yella wowe wanjye uru rukundo rw'ubuzima bwanjye nta muntu n'uyu n'umwe ugomba kukuntwara ngo mbyemere ariko warasaze sha njye nawe twahindutse umugani njye nawe twahindutse ahahise uyu munsi uri umugabo wa Sky you are not mine kandi nanjye sinzigera mbo wawe inkuru yacu yasize umugani rwose n'amateka biri aho ngaho natekereza ko bishobora kuzajya byibukwa kuko uyu munsi ufite umugore wakubyariye ufite ubuzima bwiza ufite umugore ugukunda ufite umwana mwiza w'ikibaju ndamureba nkumva nanamwiba hari ibindi biri mu mutwe wawe urasa naho wasaza ariko se ubundi unyweye ibiki usigaye unywa ibiki bituma nyine mu mutwe wawe diva kugenda wawe who said so inde wagushutse inde wagubeshye Jerome I thought you moved on that yes of course I moved on but you are still mine that mukango uri kurota ariko hari kugira ngo nyumve abigendere mwihorere urahaze sha agira atya akikomereza akajya kureba Sky asigara yivugisha akavuga ati ariko kuki numva bimbabaje aho kugira ngo mbyishimire ndumva bimbabaje kinumva mbabayera ko se nyine bamutereye ivi siko ko ndacyamukunda ntabwo namuvinze ubundi ko mfite umugore wanjye urashaka bamutwara iki ndaragenda gahobera Sky kabwatsi Sky we birabaye ndatse n'ibiki bibaye ndarongowe ngiye gukora ubukwe Sky ati mana yanjye Ayla nizere ko utari kunyinisha imikino yawe none se ugiye kurongorwa n'uwahehe kandi Nilanisi ndati none urumva rundi mva yampropose Sky ati ntabwo nabyemera gute Nilani ategura proposal atambwiye kandi ringe muvandimwe wawe ahira ati ibyo ngibyo ntibindeba wowe nawe muzapambare muzarwane muzamubaza impamvu yabikoze ikingeni yambariye impeta byananunguye sinarinzi ibyayo byose nageze naho byerekeza ariko
Skari kamubwira najyaga nibaza ngo umuntu iyo bamupropoje ababizi ntabwo ababizi. Bamwe bakambwira ngo ababizi abandi bakambwira ngo ntabwo ababizi. None njyewe nabonye nyine ntabyo nari nzi sinanabitekereza nta nubwo nanabikururaga. Ariko nanone ngo hari abantu ngo nyine baba babizi. Sky ati yego hari abantu baba babizi. Hari igihe nyine umuntu abikubwira, hari n'abajya kwigurira impeta ikirori bakacyitegurira nyine akaba abizi ko bari mu propose. Hari n'ababa batabizi nyine bagatungurwa. Gusa nyine ntabwo umuntu ashaka guhubukira kwambika engagement ibingi mutarabiganiye. Ko hari ushaka guhubukira nyine umutungura gutyo ugasanga aravuze ngo no. Ariko nyine inshuro nyinshi bamwe baba babizi abandi batabizi. Ahubwo wowe kuba bagutunguye byakunejeje. Ati mana ya iyi niyo surprise ya mbere nakunda mu buzima bwanjye. Njye nkunda surprise. Sinkunda ibintu nyine urumva iyo nza kuba mbizi ntabwo nari kuba excited nkuko nabaye. Ntabwo nyine nari kubikunda, ntabwo nari kuba mbyishimiye nkuko mbyishimiye. Nari kuba n'ubundi numva ari ibintu bisanzwe. Ariko nyine kubera ko nyine yari surprise still ndi kubitekerezaho nkumva nyine mba excited. Nkumva nyine ndashyushye. Nkumva sinzi nyine uko nabikubwira Sky. Karambwa ati ne ushema nawe murumuna wanjye. Nubwo utari murumuna wanjye mu maraso. Ariko I'm proud of you. Hanyuma se ubukwe ni ryari? Ati ntabwo bizi. Mwirani yambwa ati mu mezi 3 tugomba kuba dukoze ubukwe. Yeretse amatariki. Nyine w'ibintu byose yarabiteguye biri ku murongo pe. Ikintu n'iki na kimwe kitari ku murongo. Byose biri ku murongo pe. Yanambwiye ngo amafaranga yo gukora ubukwe arayafite. Nyine urumva nyine njyewe icyo nasabwaga no kuvuga yego gusa. Sky ati wow yego umugisha. Reka tuve aho ngaho twigire kuri Nirani. Aba yicaye mu rugo yiturije rwose. Nta kibazo n'iki na gitoya afite. Kubona akabona umuntu arinjiye. Akinjira akoma mu mashyi. Nirana aramureba. Abwo ati se kandi wowe ndi ukuyoboye inzira. Ugarutse iwanjye kandi. Ati narinje kubwira ni congratulations. Nice choice. Wahisemo neza pe. Nabibonye. Cyaze uriya mukobwa wa Televi ni mwiza pe. Ntahuriye nanjye. Ni mwiza pe. Ni mwiza imbere n'inyuma. Kuko nkurikije nuko namubonye mu mafoto. Igitangaza. Ese Nirani mbwira wakurikiye ubwiza nangwa n'umutima mwiza kuko mu bigaragara byo nkurikije nuko namurebye mu ifoto ntekereza ko ubwiza bwe bujyana n'umutima mwiza. Yego hari abantu beza ureba ukabona nyine bahorana umutima utamenya. Ariko nkurikije na video nabonye n'amafoto byo magambo yakubwiraga uburyo nayumvise ko byose babirecordingaga. Maybe she's beautiful in and out. Ariko se
urumva noneho wishimye, urumva noneho umutima wawe unyuzwe. Aha. Nirana. Mbabwira. Ndi kurota nangwa ibyo nabonye biri serious. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese uyu muntu uri kubwira Nirana aya magambo ni muntu ki? Inkuru yacu yitwa Igikomere, byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Obvious Pauline Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.